Igitondo cyiza bene data ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ngo n'amahoro bibane n'umuntu wese. Mwabyumvise ni igihe cyiza cyo gusenga, ni indirimbo ya 89 mu gitabo cy'indirimbo z'ikinyarwanda, akaba ari indirimbo ya 478 mu gitabo cy'indirimbo z'icyongereza. Mu cyongereza yitwa Sweet Hour of Prayer. Iyi ndirimbo nziza cyane yahimbwe n'umugabo witwa William Walford wavukiye mu Bwongereza mu mwaka wa 1772. William ntiyari umuhimbyi w'indirimbo, nta mashuri ahambaye yari afite, ni umuntu wiberaga wenyine mu nzu mu kadugudu gato kitwaga Hill aho mu Bwongereza. Yari azi gusoma no kwandika kuko yari afite ubumuga bwo kutabona, nyamara ntabwo kutabona kwe kwatumye abimbura amamaro, ahubwo yari umukozi ukomeye. Iyo yabaga yicariye iruhande rw'umuriro yabaga akoresha amaboko y'ubukorikori butandukanye, ariko cyane cyane yakoraga utuntu bifashisha bambara inkweto, utuntu bitwa shoehorns, ndetse mu mutwe we ntiyaruhukaga kuko yawukoreshaga cyane. Yajyaga ahamagarwa kenshi na kenshi kubwiriza mu rusengero aho yari atuye. Uyu mugabo William rero yateguraga ibyigisho byo mu mutwe maze akabibwiriza ku buryo buhambaye, akabwira abantu aho basoma maze akahasoma bikuye mu mutwe ijambo ku rindi. Abantu baratangaraga cyane bakibaza ko yaba yarafashe Bibiliya mu mutwe kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Yafataga imirongo yo muri Bibiliya akayibyazamo ibisigo, ndetse yari umunyamasengesho cyane. Iyo yasengeraga iteraniro ryose ryarafashwaga. Yarabwirizaga agasengera n'itorero, abantu bose bamwitaga Pastor Walford. Mu mwaka wa 1842 William Walford afite imyaka 70 y'ubukuru, Pastor Thomas Salmon, umupastor w'umunyamerika wari umaze iminsi aho i Hill mu Bwongereza, wari waramenye Walford ndetse barabaye n'inshuti, yagiye kumusura iwe mu rugo. Bakiganira, Walford yamubwiye agahinda ke, ukuntu ahimba ibintu ariko kubera ko aba wenyine atazi no kwandika akabura umuntu wabimwandikira. Amubwira ibice 3 by'igisigo yakoze kandi amwinginga kubimwandikira. Pastor Thomas Salmon yahise afata penso n'urupapuro, Walford akajya avuga nawe yandika. Salmon yatangajwe cyane n'ubuhanga bwari muri ayo magambo n'uburyo akozwemo. Hashize imyaka 3 Salmon yari i New York. Aya magambo yayeretse umwanditsi w'ikinyamakuru cyitwa New York Observer, nawe yahise yasohora mu kinyamakuru cy'itariki ya 13 Nzeri mu 1845. Hashize imyaka igera kuri 15, umugabo w'umuhanga mu bya muzika wagiye ukompoza indirimbo nyinshi cyane, harimo nka Njukondi, Aranyobora, Yesu Arankunda n'izindi. Umugabo nta wundi ni William Bradbury. Yahise akora injyana y'ayo magambo. Kuva icyo gihe na bugingo n'ubu indirimbo Gihe cyiza cyo gusenga cyangwa se Sweet Hour of Prayer ni kwiririmbwa na bugingo n'ubu. Ikibabaje, igisigo cya William Walford cyahindutse indirimbo nziza cyane yaramaze kuva kuri iyi si, kuko yasinziriye mu mwaka wa 1850 afite imyaka 78 y'ubukuru. Umuntu umwe witwa Rebecca
Rambo Maguire ubwo yumvaga inkuru y'inkomoko y'indirimbo yaravuze ati rwose iyi nkuru ndayumva neza mu mbaraga nyinshi kuko nanjye nabwiye inkuru na mama wanjye Dr. Rambo yuko sogokuru we ari we sogokuruza wanjye witwaga Isaiah nawe yari afite ubumuga bwo kutabona kandi nawe yari umubwiriza butumwa ngo aho yagendaga hose yabaga afite inkoni y'umweru yamuyoboraga ndetse n'icyo yitaga ijwi ryongorera ngo nibyo byamuyoboraga aho yajyaga hose kubwiriza. Nawe rero Isaiah ngo yari umubwiriza uteye ubwoba ngo yavugaga Bibiliya nk'uwayimize abantu baramutangariraga cyane ngo ndetse ikirenzeho yari afite ijwi rinini cyane iyo hagararaga inyuma y'uruhimbi ngo abantu barenga 1000 barumvaga mu ijwi rinini bakibaza niba ataravuye mu yindi si. Ati yapfuye mama afite imyaka 9 ariko nubwo yari akiri muto ngo iyo sekuru yazaga ku mukobwa witwaga Elizabeth ngo Doti yaranyonyombaga akajya mu cyumba cye atamwumva ngo akicara hepfo y'igitanda bucece atanyeganyega nk'ibuye ngo nta na rimwe yigeze amwumva aza mu cyumba cye. Yakundaga kujya kumva ukuntu buri mugoroba asenga ngo yatangiraga avuga ati umugoroba mwiza mwami wanjye ese uyu munsi ntiwababaye mwiza. Ngo yasengaga nk'uko inshuti ebyiri z'amagara zaba ziri kumwe ziganira. Ngo yamaraga gusuhuza akajya ku irembo ryo gushima yarangiza akaririmba indirimbo atavuga amagambo yazo icyo bita mu cyongereza humming. Ngo rimwe na rimwe agasubiramo ibice bya Zaburi akavuga buri mwana we buri mwuzukuru n'abantu bose bo mu muryango abavuga mu mazina yabo buri umwe umwe akibanda ku mpano yagiye abona muri buri wese ndetse n'ibyo buri wese akeneye. Agasengera inshuti ze abapasitoro n'abavugabutumwa abayobozi abakristo bose ndetse agasengera n'abataragiraga icyo bitaho. Mama yaravuze ati ntibyamukundiraga kurangizanya nawe ibitotsi byamufataga gisenga ko ngo yamaraga umwanya munini cyane asenga ngo nuko we akongera akanyonyomba akigira kuryama. Rebecca yarakomeje ati mama yanditse indirimbo kuri sogokuru we ivuga ngo nubwo amaso atareba umutima wanjye urabona. Nkeka ko sogokuruza wanjye Isaiah na William Warford bari bafite icyo bahuriyeho. Bari bafite ubumuga bwo kutarebesha amaso ariko imitima yabo yarabonaga. Umwuka wabo warumvaga kandi bishimiraga bakananyurwa no kugirana umubano mvajuru n'umukiza wabo binyuze mu gusenga. Naho amateka y'indirimbo Gihe Cyiza cyo gusenga agarukiye, ariko reka nsoreze ku magambo yanditse mu gitabo cya Ellen G. White cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa ku cyigisho cya 55 cyitwa Guhindurwa n'Ubuntu kuri page ya 347 kuri paragrafe ya 2 n'iya 3. Hari aya magambo reka bariyo nsorezaho. Aravuga ngo isengesho ni uburyo bwatoranyijwe n'ijuru bwo gutera gutsinda mu rugamba rwo guhangana n'icyaha no gukuza imico ya gikristo. Imbaraga z'Imana zigendana n'igisubizo cy'isengesho ryo kwizera zizashoboza uwasenze guhabwa icyo yasabye cyose. Dukwiriye gusaba kubabarirwa icyaha, tugasaba guhabwa Mwuka Muziranenge, tugasaba kugira imico nk'iya Kristo
tugasaba ubwenge n'imbaraga byo gukora umurimo we, tugasaba guhabwa impano yose yasezeranye, kandi isezerano rye niri ngo muzahabwa, muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 7. Arakomeza kuri paragrafe ya 3 ati, igihe Mose yari kumwe n'Imana mu mpinga y'umusozi, niho yabonye icyitegererezo cy'inyubako y'agatangaza yagombaga kuba ubuturo bw'Imana. Ku musozi turi kumwe n'Imana, muri paranteze ahantu hiherereye ho gusabanira n'Imana, niho tugomba gutekerereza ku mugambi wayo ukomeye ifitiye inyoko muntu twimbitse. Mu bihe byose binyuze mu gusabana n'ijuru, Imana yagaragaje umugambi ifitiye abana bayo ikoresheje kugenda ihishurira intekerezo zabo inyigisho z'ubuntu. Uburyo Imana ikoresha ngo imenyekanishe ukuri bugaragazwa muri aya magambo: Uwiteka azatunguka nk'umuseke utambika, muri Hoseya igice cya 6 umurongo wa 3. Umuntu wese ujya aho Imana ishobora kumumurikira atera intambwe ava mu mwijima wo mu museke agana mu kurabagirana k'umucyo wo ku manywa y'ihangu. Ndasaba Imana cyane ngo iduteremo imitima yo kugirana nayo umushyikirano uhoraho binyuze mu gusenga ubudasiba. Ngo William Ford, Pastor Thomas Solomon, William Bradbury, Isaiah, Rebecca na mama we Doti, natwe twese abakunze kuboneka kwa Yesu, ubwo impanda y'Imana izavuga ibituro bigakinguka, tuzahurire mu kirere dusanganira umwami wacu turirimba indirimbo zo kunesha, tuvuga ngo urabeho wasiwe, urabeho warupfuwe, kandi urabeho bihe byiza byo gusenga.
God.